murakoze cyane reka mbasabe tugihagaze sabe ababyeyi kugira ngo tubanze gusenga cyacu abapasiteri bari gusenga ababyeyi bavuga tubanze gusenga Imana mu kabyaramo turaza gusaba pasiteri Tanga gusengera Imana kugira ngo dutangire igitaramo cyacu ntabwo umuntu yagusengera ntabwo mureke dutange tere yose umuntu nagaruka revelation atambuka aje hariya agaruke niko teza akomeje tumaze kuba abagabo tuba dutanga ibintu biri ku murongo abahinde turamenyeranye umurimo uri kuza akitambika abandi ibyo ni ikosa mu isibo muza tuze abakameramani babona umwanya wabo uhagije nta gusirimiriza abasaza bafashwe pima mabu pima tangira kuri pade utangira kuri pade witonze ntawukurikuje turavamo na saa saba z'ijoro pima lombe zala kuri nimuze pima muze uye kureba abantu baracyari muri picture baracyari mafoto witonde none mureke abantu mutabagambaga kandi ntaraza muri igihugu kandi tugomba kwizera ko ikintu cyiza dore ko abantu bahagaze imbere y'abantu yakoze 2012 yavuye hano i Kigali ataha ubukwe bwa Nairobi ke 2012 Zamu bafashe imyaka myinshi ariko nagize gushya mu bukwe ngo arambira ati uracyarageza aho ngaho noneho akarusho ashatse n'iwacu mu basinzi akokoze bidubaye sawa none babo uzi umukunga cyo gushuranga mu bukwe witonde uzamure neza n'ubundi abavuga bavuga nanone twazi ariko ubwira umukunga usa neza kuko ikintu umuntu arimo ntaza kigira isoni ifitiye icyenda zatina kumva merewe neza kumva nguwe neza kandi mushaka n'umugati wicare turawutanga nta na kimwe dufite ubwo Yesu yaduhaye zose ukitaka neno tunapeana ukitaka maombezi tunapeana ukitaka kuhubiri tunahubiri Yesu yaduhaye zose n'ameza twatanga kwizera n'umugenzi wacu zamuka papa sigaye tuzamuke tubarete buri wamuzamuka rwose zamuka
murakoze cyane